ni Makanyaga Abdul, nishimiye kuzabana namwe ku itariki ya 28 mu muhuro wa Karahanyuze kuri Silent Home Kicukiro. Muraho, njyewe nitwa Sebigeri Paul, banyita Mimi La Rose muri Orchestre Impala. Nishimiye ko tuzaba turi kumwe tariki 28 z'ukwezi kwa 10 ni mu cyumweru gitaha. Uwo munsi hazaba hari umunsi mwiza wo kwibuka indirimbo z'Akarahanyuze. Hazaba hari umuhuro wa Karahanyuze wo gushimira abahanzi bacuranze neza, bacurangiye igihugu kugira ngo umuzika nyarwanda umenyekane ku isi hose. Nizeye ko tuzaba turi kumwe mwese, muzaze muri benshi dushimane namwe kuri uwo munsi kuri Silent Home Kicukiro. Nitwa Ngabonziza Augustin, turabo hambere, turabahanzi bazwi mu ndirimbo zimwe zinyuranye. Nishimiye rero kuzaba ndi kumwe namwe kuri 28 z'ukwezi kwa 10 mu gushimira abahanzi bagacishijeho indirimbo za Karahanyuze. Muri iki gitaramo cy'indirimbo za Karahanyuze tuzabe turi kumwe dushimira abo bahanzi bagacishijeho muri izo ndirimbo za Karahanyuze. Abanyarwandakazi, inshuti zanjye, nishimiye ko tuzaba turi kumwe mu gitaramo muhuro wa Karahanyuze kizaba ku itariki ya 28 z'uku kwezi kwa 10. Twishimiye ko tuzaba turi kumwe kandi tunashimira n'abantu bacuranze indirimbo za Karahanyuze. Bizadushimisha cyane ko tuzaba turi kumwe, kandi turifuza ko muzanezerwa n'icyo gitaramo. Tuzahurira rero kuri Silent Home kuri iyo tariki ya 28.